ikaze mwese wakurikiye God's Talent TV. No munsi nabazaniye abatumirwa kandi ni bande imaze igihe ikora kandi kumwe n'abaririmbyi beza cyane. Rero mwese bakurikiye God's Talent TV ntimuze gucikwa. Amazina ni yandi Irera Gloire. Reka n'ubundi mbakire mu buryo nsanzwe nakira abantu muzi baririmba mu buryo bwa music. Ndaza kuza kongera kubakira no tuganiraho, ariko no munsi bararimba live, barimba ibintu byinshi cyane. No munsi urebye turaza kuryoherwa cyane. So murakoze, ka tubakire n'ubundi ikaze. Nabonye ko ari bande imeze neza cyane, abaririmbyi bameze neza. Reka tugaruke tugana n'ubundi n'umuyobozi wabo, ni umudrumeri namubonye nawe umuyobozi wabo. Amakuru ni meza. So rero nagira ngo uvuge by'umwihariko amazina ya bande yanyu, ikindi ugomba kuvuga umbwire kandi igihe yatangiriye kugeza ubu ngubu mu minota mikeya. Murakoze. Amazina ya bande yacu ni Angels Ministry Band. Twaba tumaze iminsi dukora, numva hashize n'imyaka nk'ibiri dukora. Nani magambo rero ntacyo twashinja Imana yabaye mu ruhande rwacu, kandi mu by'ukuri dukora mu buryo bubiri butandukanye. Harimo kuba tubasha gufasha amakorali kuyacurangira, ndetse no kuba twaribumbiye mu iri tsinda kugira ngo tubashe gukora umurimo mwiza w'Imana, kandi Imana irimo kugenda idufasha muri uru rwego. Rero natwe
muri ibi bihe tumaze iminsi turimo dukora mu gihe abantu babaye nkaho insengero zitarimo zikora, twashatse ubundi buryo bwo gukorera Imana, harimo uburyo murimo kutubona twaganiriyemo. Yes, murakoze cyane. Uravuze ngo Angels Band. Angels Band mufite ikihe cyerekezo imbere yanyu? Ndagira ngo usobanure muvuge imishinga mufite mu buryo mwe murategura plan zanyu nka Angels Band. No kuvuga ngo intumbero dufite ndetse n'icyo tugamije kugira ngo tubashe kuba twava ku rwego rumwe tujye ku rundi mu buryo bwo kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza, ako dufatikanyije no mu buryo bugiye butandukanye. Ndagira ngo nsobanure aka kantu, ngo Angels Ministry Band. Ngo harimo ihuriro ry'abaririmbyi ndetse n'ihuriro ry'abacuranzi nk'uko mwatubonye, nk'uko mwadusuye, ariko byose tubikombininga hamwe kugira ngo tubashe kuba twabihuza neza. Ubwo rero muri urwo rwego intumbero dufite no kugira ngo tubashe gufasha amakorali kugira ngo ubutumwa bwiza butambuke. Yes, Angels Band irakoze cyane. N'ubundi reka tugarukane nabo badutaramira mawe kari gitaramo. Reka tugarukane nabo badutaramira n'indirimbo nziza cyane, abacuranzi babizi cyane. Reka twayitobe kazi. Niyo kwizerwa no kubikora
yes katugaruka tuganira n'ubundi na Angels Band. Ndagira ngo n'ubundi mbaza umuyobozi wabo turimo turaganira ambwire igihe mu gihe bamaze bakora, ambwire ibikorwa bakoze ko bingana. Ikindi kintu nshaka kumubaza ambwire n'ubundi Angels Band ese ni bafite ibyuma byabo, ambwire ibikorwa byabo mu buryo bwagutse. Mu bijyanye n'ibikoresho bya muzika ntabwo turabasha kubigeraho, cyane ko bamwe na bamwe bakiri abajene bakiri batoya, ariko mu byo tumaje kugeraho bifatika ni nk'indirimbo zacu mu minsi mikeya zizabasha kuza, zizabageraho mu minsi mikeya. Murakoze. Angels Band irakoze cyane, n'ubundi reka tugarukane nabo badutaramira mawe kandi igitaramo, reka tugarukane nabo badutaramira n'indirimbo nziza cyane, abacuranzi babizi cyane. Reka twongere tubahe ikaze. mwakoze kubana natwe no munsi mwabaye ko twaba dufite bande kandi twagize ibihe byiza nabo. So rero mwakoze kubana natwe yari Gas Talent TV, amazina y'andi rera gloire. Tuzasubira ubutaha nabazanye n'ibindi bikorwa byiza cyane. Ciao.